cya shitani cyarakaye. Umusore utanyenzo ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. Hi my beautiful ladies and gentlemen, let me hope that you are fine. My name is Badon as usual. Iyi ni DON TV uri gukurikira tuza tukugiza amakuru menshi y'imyidagaduro abagiye atandukanye bari kugenda garukaho cyane hano hanze ku mbuga. Hagati aho ngaho rero ngira ngo urabizi neza ko ahangaha rwose iyo wabanye natwe ukabana natwe umunsi kuwundi nta makuru n'amake ushaka kumisinga. Ikintu usabwa ni kimwe n'ukanda subscribe ugafunga notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi tukugezaho amakuru nk'ayangaya. Hagati aho rero umaze kubona amashusho ya mpano kuri screen yawe, ntabwo uri wenyine kandi hariho amashusho y'umukobwa usa neza cyane. Uyu mukobwa ubwo nabwo ntekereza kuri kwibaza impamvu ari mu bantu uri kubona kuri no screen. Ni umukobwa udasanzwe umenyereye isura ye mu itangazamakuru, ni umukobwa udasanzwe umenyereye isura ye ahantu na hamwe byashoboka cyane ko ari ubwa mbere umubonye cyangwa se hari ahandi hantu wigeze umubona, ariko rege ngo tugaruke kuri uno mukobwa muri kano kanya ndetse na ya mpano hakomeje gukwirakwira amajwi ndetse n'amashusho agaragaza ikiganiro ajyanye n'uno mukobwa bari gukina diro imwe, diro y'amafaranga. Muri iyo diro ya mpano yari mahereza uno mukobwa indirimbo, ni indirimbo ya mpano yamuherezaga mu buryo bwo kwimugurisha, hama umukobwa nawe amuha amafaranga ndetse bigaragara ko iyo diro bayikinnye ikarangira ya mpano akishyurwa, iyo ndirimbo nayo akayitanga. Rero ngira ngo wakwibaza impamvu noneho muri kano kanya abantu bari kugaruka cyane ku kuri ibi bintu byabaye mu gihe cyashize, kandi ubundi icyo gihe ibyo bintu byaranabaye ntihagire umuntu ubimenya. Uyu mukobwa rero ubundi busanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba ari umwe mu bantu nabo bakora ibyo nakwita nko kuririmba mu makwe cyangwa se kuririmba ariko atari kujya muri studio ngo recording indirimbo zishyira hanze nk'uko abahanzi bandi babikora, ahubwo akagenda agakora muri ubwo buryo bwo kuririmbira abageni, kuririmbira mu hantu hagiye hatandukanye, mu birori bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa rero ubundi story ye nawe ni ndende cyane mu kugira ngo yinjiye muri bino bintu, kuko yageze muri Amerika hageze hanyuma atangiye gukora ibi bintu, hagira umuntu ukunda ibyo akora avuga turirimba neza, hanyuma we kugira ngo uzakomeze ibintu byo kukomeza kuririmba mu bukwe, komeza uririmba ushobore n'amafaranga akubeshaho, fata ushaka ukuntu wajya wandika indirimbo zawe ziririmbe. Nimba utabishoboye kandi nabwo ushaka umuntu uzajya kwandikira izo ndirimbo tumwishyure hanyuma aziguhe. Bahita bahitamo rero ko bajya bakorana na ya mpano, icyo gihe ya mpano cyane ko yarataramara kuba umuntu wa danger, hanyuma akajya zibandikira akazibazo bakamuha amafaranga. Nyuma rero ya mpano yaje kwandika indirimbo, ahereza uno mukobwa arangije namwishyura amafaranga $300, ariko ya mpano agiye gusohora indirimbo njyango ni kuri EP yasohoye ejo bundi yitwaye Igikwiye, iyo ndirimbo nayo ayisohoraho. Ni indirimbo yakoranye na Makanyaga Abdul. Abantu rero baje kuba babibona iba inkuru nini cyane, bikomeza kugenda bikwirakwira mu itangazamakuru, bikomeza kugenda bigarukaho, ariko abantu batabyumva kimwe, bibaza ngo none se ni gute ibi bintu byageze gutya, cyane ko ahantu havuye aya makuru, ano majwi uyumvise umva ko bisa naho atari ikiganiro ya mpano yasanzwe ajyana n'uno mukobwa, nubwo bavuga yuko ngo batangiye gukorana mu gihe cyashize ndetse atari ibintu bishya, ariko mu kiganiro bagiranye mu majwi nawe ugiye kumva ahangaha. Nk'uko ubyumva ayo ni amajwi ya mpano yoroheje n'umukobwa akoresheje voice note kuri WhatsApp, hanyuma ari kumubwira ati uzi kuririmba ushobora kuba ino ndirimbo n'undi wayiririmba neza bitari buze kukugora. Icyumvikana ntabwo ari umuntu bari basanzwe bavugana bihoraho, wenda hari ukundi kuntu bahuzaga. Urumva ibyo nyine ko yaramubwiye ngo urabishobora ntabwo bishobora kukugora kuko numvise uzi kuririmba, byumvikana ko atari ibintu ya mpano yarasanzwe amuziho, byumvikana ko atari abantu basanzwe bavugana cyane ku buryo ibyo bintu yarabimuziho. Yaba ari ibintu amuziho yari kumwoherereza gutyo gusa watigenda recording n'ubundi nyine uririmba bisanzwe, ariko mbwe ngo uzi kuririmba bivuze ko aribwo yari acyumva ko abizi, ntabwo ari ibintu yarasanzwe azi ko ibyo bintu akora.
gusa bivugwa ko ngo uno muntu amaze igihe kitari gito yabakorana. Ibyo nawe umaze kubyumva, ayo majwi wamaze no kwiyumvira, wareba ngo ukuri kuri muri bino bintu ni ukuhe. Abantu rero bakomeje kugenda bavuga kuri no nkuru, bari kugenda banazanamo ko uno mukobwa yaba agiye gukoresha bamwe mu bagize umuryango we bari hano mu Rwanda, bakaba bagiye gukurikira ya mpano mu bugenzacyaha muri RIB. None ni ya mpano uri kwitegura gusohora indirimbo nshya ye, yamaze no gushyira hanze utuvideo tugaragaza ko iyo ndirimbo mu minsi mike iraza kujya hanze. Ni indirimbo yitwa Mamayi, ni indirimbo yitegura gusohora, nayo indirimbo ishaka kuzaza igafata imitima y'abanyarwanda bitewe nuko nagiye nyumva. Ni indirimbo nziza byatari. Noneho abantu bakagenda rero banibaza ngo none se ntabwo ibintu baba bari kubikora kugira ngo batwikire ya mpano, batwikire ino ndirimbo. Ugasanga nyine ugiye kumva ayo majwi, ukareba n'izo chat bagiye bagirana, ukareba no ko bari kuvuga yuko amaze igihe kitari gito bakorana na bano bantu, bivugwa ko batangiye gukorana na ya mpano tutaramumenya, ataragira rino zina rinini. Ibyo bintu ukareba ukagenda uhuza ayo makuru bagiye bazana avuye kuri source, cyane ko nk'ayo mashusho ari kugaragaza chat ya mpano nibo bayatanze bashyira hanze, hanyuma nayo majwi birumvikana. Byago mwamenyera ikintu bita gutwika cyane hano mu Rwanda, aho umuntu azaga kuri ikintu runaka kugira ngo bimutwikire, ndetse handi byageze ahantu abantu benshi batakizerera mu bintu nk'ibi ngibi, ngo bahita bavuga ngo nibyo byanyabyo kuno umuntu afite ikibazo, ahubwo bakumva yuko ibyo bintu bagomba kubanza bakitega ikigomba kuvamo bakabyemera uko byabaye. Ya mpano rero ni ikintu kiri kugaragaza yuko byagenda kose atari amashusho, atari amajwi ya nyayo, koko atari ikibazo afitanye n'uno muntu, ahubwo bishoboka cyane ko bari gutwikira ino ndirimbo bashaka gusohora. Gusa hagati aho ngaho ya mpano ni umuhanzi mwiza, ashobora no gukora indirimbo n'ubundi zigatrendinga bitagombye kuzamo ibi ngibi byo gutwika, cyane ko byago minsi yashize abonye ko yakora igitaramo muri BK Arena aho yari yagiye gusapotinga The Ben. Biza no kuvuga yuko The Ben ari gukorana na ya mpano kugira ngo biza no kumubera intandaro cyangwa se imbarutso yo kugira ngo bahuze cyane babe inshuti, ajya nawe amwandikira indirimbo bitewe nuko uno musore ari ibintu byakunze kugaragara cyane ko afite imyandikire myiza cyane mu ndirimbo ze zose ko yagiye azisohora, cyane ko nko kuri no EP aherutse gusohora, ni EP iriho indirimbo nziza zanakozwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, hanyuma bakaza no kuzifata bakagenda bazikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga nyine bagaragaza ko bazishimiye. None zikaba ari n'indirimbo zifite umwihariko ukomeye cyane mu myandikire, cyane ko buriya bano bagabo baje mu muziki kera cyane nka Makanyaga Abdul, ntabwo ari umuntu wagera ngo umuheze indirimbo yose wiboneye aze yemere kuyiririmbamo. Ariko hanga bakoranye indirimbo ndetse n'indirimbo nziza, nubwo abantu batangiye kwizamuka bavuga ngo ni indirimbo ngo yagurishije hanyuma akaba yongeye kuyikoraho, ariko ibi ngibi byo mu by'ukuri kigaragara nuko bisa naho nta kuri kubirimo. Gusa Mpano ni umuhanzi mwiza, we no gukora ibikomeye cyane ko nk'ino ndirimbo uko ugenda yumvise yagiye gusura mu minsi iri imbere, indirimbo yitwa Mamayi, nutega amatwi ukayumva uzumva ko ari indirimbo idasanzwe na ishobora kuza igafata cyane, ngo n'indirimbo zasohoka mu minsi mike iri imbere ushaka kugenda ukumva agace gatoya k'iyo ndirimbo unyuze kuri Instagram page ye, cyane ko nk'ubu ngubu kariho amaze gusohora video tugeze muri 2 agaragaza ko iyo ndirimbo agiye kuyishyira hanze mu minsi mike ya iri imbere. Hagati aho ngaho rero birasa naho kwari gukuraho urujijo kugira ngo abantu be gukomeza kwibaza ngo ibi bintu bimeze bite. Ngira ngo ni ibintu twavuze tubigaruka, ariko dukoresha na facts, nawe ayo magambo wagiye uyumvira we bagiye bavuga muri ibyo biganiro, ariko abantu bazanye iyo nkuru bwa mbere bahawe na nyir'ubwite bavuze yuko ya Mpano amaze igihe kitari gito yakorana na bano bantu, cyane ko banatangiye gukorana ya Mpano ataramenyekana. Ariko nawe nkuko babyumviye muri aya majwi, ntabwo ya Mpano avuga nkaho yarasanzwe akorana n'aba bantu cyangwa se baziranye, ahubwo byumvikana ko abigarukaho nkaho ari umuntu bakivugana, ari umuntu yumvise ko ashobora kuririmba muri ako kanya barimo bavugana, atari ibintu bisanzwe n'ubundi byumvikana cyane ko bakorana nyine mu gihe kirekire nkuko abangaba bazanye no nkuru babivugaga. Hagati aho ngaho rero iyi ni DON TV, je nitwa Badon, maje kugeza amakuru menshi nkaya ngaya. Ikintu usabwa ni kimwe, nuko na subscribe ugafungura notification, ko twe twatanze ibitambo by'igihe kugira ngo tegure inkuru nk'iyi ngiyi tuze tuyikugezeho uko yakabaye. Hagati aho ngaho rero komeze kunogerwa n'ibihe, komeze guhirwa mu byo uri murakora byose, Imana ikomeze bane nawe.